Nshuti mwene data, mu buzima bwacu dufite uko dusanzwe tubayeho. Twaremwe dufite umubiri, ariko Yesu yavuze ko atadusize twenyine, yadusigiye Mwuka Wera nawe ubana natwe umunsi ku wundi. Ese iyo turya, iyo tugaburira umubiri, twibuka no kugaburira Mwuka Wera? Ese Mwuka Wera akeneye ibihe biryo? Reka uyu munsi dusangirire hamwe ku nyigisho ivuga ngo ibiryo bya Mwuka Wera. Turebere hamwe icyo Mwuka Wera nawe arya mu gihe twe turya, duha umubiri, duha igifu cyacu ibyo twagakwiye kugaburira na Mwuka Wera. Muri Matayo igice cya 4 guhera ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 4 haranditse ngo maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera amubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Maze Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Aha icyo Yesu yari ashatse gusobanura ni uko umubiri ugira inzara y'ibiryo, ariko umutima ukagira inzara y'Imana. Iyo utagaburiye umwuka wawe wera uri muri wowe, ubuzima bwawe bwo mu mwuka bucika intege, akaba ari naho n'icyaha kibonera kunyura kikinjira nyine, kuko uba waramaze gufungurira umwijima amarembo. Reka nguhe urugero rwo mu buzima busanzwe. Uzarebe nk'iyo wari uri mu nzu nijoro wakije amatara maze umuriro ukabura, uhita wumva utangiye kugira ubwoba, uhita utangira kumva ushaka urumuri. Niyo utangiye nko gutambuka ujya kureba aho wenda itoroshi iri cyangwa aho wacana buji, iyo hagize ikintu kigukomaho cyangwa wowe ukagira icyo usitaza, utangira kwikanga ukagira ngo hari undi muntu mwari muri kumwe mu nzu ugukozeho, cyangwa hari ikintu cyari kiri aho ngaho. Uba wumva nta mahoro ufite. Ariko iyo hongeye kugaruka urumuri, uhita wumva uguwe neza, ukabona ko nyine hagaragara habona. No mu buzima busanzwe rero mu mubiri wacu nako niko bigenda. Iyo utagaburira Mwuka Wera arazima, hasigara ari mu mwijima, mu mubiri wawe bikaba ari umwijima. Aho rero niho utangira kugira ubwoba bw'ubuzima busanzwe, ukumva mu mubiri nta kigenda, ukumva nta mahoro ufite, ukumva nta byiringiro ufite, ukabona ibintu byose uri kunyuramo ukabona ari ibibazo, n'ibitari ibibazo ukabihindura ibibazo. Ariko iyo ufite Mwuka Wera muri wowe, ubona ko buri gihe byose birererana, ukajya ubona n'ibibazo ukabibonamo ibisubizo, ukajya ubona ko nta kibazo ufite mu buzima bwawe. Mu gihe abandi bose basuhuza babwira tumeze utatiye bati n'ibibazo, wowe uba ubabwira ati ndashima Imana, umunsi ku wundi ndashima Imana, urireba ukajya ubona nta kibazo ufite, kandi muri iyi si ntawe ubura ibibazo. Iyo turi kuvuga ngo Mwuka Wera arya iki, banza usobanukirwe Mwuka Wera ni iki. Mwuka Wera ni umwuka wera, uwera, ikintu cyererana, nk'uko ubona urumuri, nk'uko wabona igicu kidafite irindi bara ririmo, ikintu cyererana. Niba wifata umunsi ku wundi ukirirwa ureba wenda amashusho y'urukozasoni, ukareba filime z'urukozasoni, hari ibintu byinshi byangiza Mwuka Wera. Niba ushobora kureba ibintu bikwangiza, reka nkubwire ngo dusome muri Luka igice cyaho cya 11 umurongo waho wa 34. Haranditse ngo itabaza ry'umubiri ni ijisho. Nuko rero ijisho ryawe iyo rirebye neza, n'umubiri wawe wose ugira umucyo. Bivuga ngo ijisho ryawe ukwiye gukora ku buryo rireba ibintu bikwiriye kugira ngo ribe itabaza ry'umubiri wawe, kuko nurirebesha ibidakwiriye rizangiza umubiri wawe, ariko nurirebesha ibikwiriye rizamurikira umubiri wawe, ubugingo bwawe. Ari nayo mpamvu Yesu yongeye kubivuga muri Bibiliya akavuga ngo niba ubona ijisho ryawe ryagucumuza, byarutwa nuko ryanoborwamo rikavamo, aho kugira ngo rizakubuze ijuru. Niba ukuboko kwawe kumwe ubona ikiganza cyawe kigucumuza, byarutwa nuko cyacika kuruta ko cyakubuza ijuru. Kuko ibyo dufite gutya by'umubiri ntabwo ari byo bizajyanwa mu ijuru, ni umwuka wacu. Niyo mpamvu rero dukwiye kugaburira umwuka wacu neza dukoresheje ingingo twahawe, kugira ngo zitubere umucyo, zitubere urumuri rw'umwuka wacu dufite muri twebwe, uwo Yesu yadusigiye ari we Mwuka Wera.
muri make ibintu bitanu bishobora gutuma umwuka wawe wera muri wowe asinzira. Icya mbere ni ukureba amashusho y'urukozasoni nka za porno ndetse n'amafilime asanzwe ariko usanga arimo ibyo bagiye bashyiramo bitandukanye. Hari ukuntu filime nyinshi zisigaye zisohoka ziba zerekana ko abagabo bari kumwe bashyingiranywe cyangwa babana, abadamu, abakobwa, ibitsina bihuje ugasanga barabana. Ibyo byose ni ibigukururira amaso yawe kugira ngo ubone ko ari ibintu byoroshye byo mu buzima busanzwe, ariko mu by'ukuri bihumanya umwuka wera, kuko ibyo byose ari byo Imana itemera kandi ari byo Satani ashaka ko wowe ureba kugira ngo ubibone nk'ibintu bisanzwe. Icya kabiri nakubwira, hari indirimbo n'ibintu by'imyidagaduro bidafite ishingiro ku Mana, ugasanga hari nk'indirimbo zahimbwe kugira ngo zisingize Satani. Izo ndirimbo iyo uzumva, iyo uzireba, nta kindi ziba zigukururira ni umwijima, uba urimo usinziriza umwuka wera uri muri wowe. Icya gatatu nakubwira, ni inshuti uba ufite zitakwerekeza ku Mana, ahubwo ugasanga ni inshuti zikubwira ko usigaye uba mu gusenga cyane, usigaye warahindukiye, ibyo ubamo ni ibiki, ariko waje tukajya muri ibi. Nugira inshuti igushinja kuba uri kumwe n'Imana, kuba uhorana n'Imana, uwo ntabwo azaba ari inshuti. Ahubwo inshuti nzima ni wa muntu wagakwiye kugushimira kuri kumwe n'Imana, ahubwo akajya gusaba unsengere, tubane mu masengesho. Izo nizo nshuti wakabaye kuba ufite. Ikindi cya kane, wari ukwiye kuva mu byaha. Iyo waretse ibyaha ukongera ukabisubiramo, wibuke ko na Bibiliya bivuga ngo iyo dayimoni avuye muri wowe aragenda, ariko iyo abuze aho ajya aravuga ngo reka nsubire hahandi njye kureba. Iyo agarutse agasanga nta kiri muri wowe, azana abandi 7, noneho ngo ibya kera bikarusha kuba bibi, bikaba bibi kurusha ibya mbere. Bivuga ngo rero wowe iyo uvuye mu byaha, iyo wihannye, icyo ukwiye gukora ni ukureka icyaha n'igisa nacyo. Icyaha ubashe gusobanukirwa ko ari icyaha, ntongere kugisubiramo. Icya gatanu ni ukuba wareka gusenga. Gusenga nicyo kintu kiduhuza n'Uwiteka. Gusenga nicyo kintu, niyo nzira, niyo muyoboro wa byose wo kugira ngo tubashe kugera ku Mana. Ibyo byose rero nushobora kuzasanga n'umuntu yari umuntu wasengaga Imana, yari umuntu n'ukuri abantu bose bafatiraho nk'icyitegererezo, bavuga bati wow, uriya muntu arasenga, uriya muntu aba mu rusengero, uriya muntu avuga Imana. Ariko iyo acitse intege gato akajya muri ibyo byose, abura amahoro mu buzima, kwizera kwe kukagabanuka, ibyaha bikiyongera bikagira imbaraga kurushaho, kuko bene uwo niwe Satani aba akeneye cyane, abashaka kuhita upfira no mu byaha, kuko aba azi ko wamenye Imana kandi ushobora no gusubira ku Mana. Icyo gihe rero ubuzima bwawe butangira kubura icyerekezo. Iyo utagiriwe ubuntu ngo ugire amahirwe, wongere utekereze, uvuge uti aho nari ndi ku Mana niho heza, reka bariho nsubira. Ariko reka nkubwire mwene data, witegereza ko uzagira ingaruka z'uko uvuye ku Mana ukongera kunyura mu bibazo ngo ubone kongera gusubira ku Mana. Ahubwo niba uri mu Mana, yikomeremo, kuko iby'iyi si nta gaciro, nta mumaro, nta kintu na gito byazakugezaho. Nshuti mwene data, nta kindi rero, nta bindi biryo ukeneye kugaburira umwuka wera uretse ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rigukomeza, riguhumuriza kandi rikaguhindura wowe mw'imbere. Ntucike intege muri uyu mubiri, mu by'iyi si, mbese ugakomera mu kwizera. Ibiryo bya kabiri ukwiye kugaburira mwuka wera ni ugusenga, kuko na Bibiliya iratubwira ngo musenge ubudasiba. Ibyo tubisanga mu Batesalonike ba mbere igice cya 5:17 ngo musenge ubudasiba. Ibyo rero dusenga tuba turi kugaburira mwuka wera, kandi rya jambo wasenze, kuko niyo usenga ubuhimbaza Imana, uba urimo uramya Imana, mbese ukanagira n'ibihe byo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Ibyo byose uba urimo ugaburira mwuka wera. Ikindi ukumvira Imana. Yesu yaravuze mu itegeko rya mbere rusha ayandi yose gukomera, ni ukumvira Imana, ngo wubahe Imana ukoresheje ubwenge bwawe, umutima wawe, buri kimwe cyose, ubwenge bwawe, roho yawe, umutima wawe, buri kimwe cyose, ubugingo bwawe, ndetse ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iryo ni ryo tegeko rya mbere rusha ayandi yose gukomera. Bivuga ngo rero niwumvira Imana, icyo gihe kubaha Imana uzabikora, koko
uzayumvira, uzakurikiza ijambo ryayo, uzasenga kuko ari byo igusaba, uzakunda mugenzi wawe, ntabwo uzakora ibiyibabaza, ahubwo uzakora buri gihe witaye ku byo abandi n'icyo bareba n'icyo bashaka, kuko buri gihe uzahora wireba, ariko wishyire mu mwanya w'abo bandi, abo ureba ujye uvuga ntibuye afite ibibazo, bibaye ari njye ufite ibibazo nakora iki, bibaye ari njye uri muri uyu mwanya arimo nakora iki. Bivuga ngo uzahora ushaka ibisubizo, mbese ugire urukundo muri wowe, ugire imbabazi, ugire gufasha abandi, ugire kubabarira. Nshuti mwene data, tanga imbabazi, kuko Yesu yaravuze ngo nutababarira nawe ntabwo uzababarirwa. Tekereza ibyaha byawe, Imana ikubabarira, n'ejo ukongera kubabarira, ariko wowe ukananirwa kubabarira. Iyo utababarira rero uba ubika umujinya muri wowe, icyo gihe uba urimo urasinziriza Mwuka Wera uri muri wowe. Ariko iyo ubabarira ni ukuvuga ngo uhanagura buri kimwe cyose cyari kiri muri wowe, ugasigara wererana. Nshuti mwene data, reka ngusabe ukomeze kurya ibyo biryo bya Mwuka Wera bya buri munsi, kugira ngo ubone imbaraga nshya muri wowe, kugira ngo ugire amahoro iteka ryose, kugira ngo umenye icyerekezo cy'ubuzima bwawe, kandi ukajya uhora ugenda usa na Kristo, kuko twaremwe mu ishusho ye, turi abana be. Iyo ugaburira Mwuka Wera ukurimo, kuko ari we yagusigiye, ugenda usa na Kristo, kandi ugasigara umurikira n'abandi bose basigaye. Ubwo dusobanukiwe ko umubiri wacu ukenera ibyo kurya bya buri munsi, ariko na Mwuka Wera nawe ugakenera ibyo kurya bya buri munsi, kandi twabashije kubona ibyo ari byo, reka ngusabe nawe ushobora kuba ufite n'izindi ngero waba uzi, wakwandika muri comment tugasangira. Nshuti mwene data rero, reka ngusabe ntugende udakoze like ndetse na share, kugira ngo iyi nkuru nukuri igere kuri buri umwe wese, kuko byahindurira n'abandi ubuzima. Ngusabe ukore na subscribe niba utarayikora, kandi nkomeje gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.